Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Shalom shalom bakundwa nshuti z'umusaraba, mwese abakurikira ibi biganiro byacu bya Saveur Divine, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Impano ikomeye twahawe, dukomeje gusingiza Imana, kuyishimira kubw'iyo mpano nziza yatwoherereje twebwe abari mu isi. Reka uyu munsi turakora ikiganiro kidasanzwe, turasoma amagambo anyuranye yo muri Zaburi, ariko byose biraza bigaruka ku imirimo ikomeye Imana yakoze. Dukomeze twishimire iyi minsi yo kurangiza umwaka, dukomeze twishimire impano ikomeye twahawe n'Imana Data wa twese wo mu ijuru. Ikaze mwese, ndabakiriye n'umunezero mwinshi muri iki kiganiro cyo mu cyumweru cya nyuma cy'uyu mwaka wa 24. Haleluya! Reka tubanzirize ku magambo tubona muri Zaburi 118 umurongo wa 22 niwo dutanguriraho. Haravuga ngo ibuye abubatsi banze niryo ryahindutse irikomeza imfuruka. Ibyo byavuye ku Uwiteka kandi nibitangaza mu maso yacu. Uyu ni wo munsi Uwiteka yaremye, turawishimiramo, turawunezererwamo. Haleluya! Muri aya magambo nsomye, hareka mvuge kuri uyu murongo wa 22 ngo ibuye abubatsi banze. Iryo buye ni irihe? Iryo buye ni Yesu Kristo. Abubatsi baryanze ni ba banyamadini, abafarisayo ba kera batamwishimiye, ariko nubwo bamwanze, abamwakiriye bakamwakira nk'umwami n'umukiza wabo, yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Haleluya! Muri abo ngabo ndimo, muri abo ngabo ari benshi mu nyumva, namwe murimo mwamaze kumwakira no kumuha agaciro mu mutima wanyu. Imana ibahe umugisha. Haleluya! Umurongo wa 24 rero katubwira ngo uyu ni umunsi Uwiteka yaremye. Uyu wa mbere utangira iki cyumweru kirangiza umwaka, ni umunsi Uwiteka yaturemeye. Kuba tugihumeka ni ubuntu bugeretse ku bundi. Hari benshi bamaze gutambuka, reka nkomeze ababuze ababo. Hari abantu bacu, abo twabanye muri uyu mwaka, abakunzi twabanye mu murimo w'Imana, tutakiri kumwe. Imana ibakire mu uruhuko bwayo kandi ikomeze abasigaye. Rero wowe nanjye tukiriho tugihumeka, reka dushime Imana. Hari impamvu iba ikitubitse, hari umugambi iba ikidufiteho, kugira ngo tuyikorere kandi tuyihimbaze. Rero ndabifuriza kunezererwa muri uyu munsi Imana yaturemeye, uwunezererwemo. Imana iduhana umugisha. Yandi magambo nshaka ko dusangira n'amagambo yo muri Zaburi 103, magambo 2 gusa. Dawidi aravuga ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka, mwa bindi mu byose mwe muhimbaza izina rye ryera.
mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Haleluya. natwe nimureke duhimbaza Uwiteka. Ni ukuri Uwiteka yabanye natwe. Uwiteka yabanye natwe mu kwa mbere, abana natwe mu kwa kabiri, mu kwa gatatu, mu kwa kane, kwa gatanu, kwa gatandatu kurahita, kwa karindwi, kwa munani kurahita. Ibyaduhigaga byari byinshi. Tugeze mu kwezi kwa nyuma, hasigaye iminsi tubarira ku ntoki. Reka dushime Uwiteka. Wowe unyumva, niba wumva ufite ishimwe ryo kuba wararinzwe, umfashe dushimira Imana kuba yarabanye natwe. Umutima wawe uhimbaza Uwiteka. Nyabuneka ibyo waba uri gucamo bikomeye ntibitume wibagirwa ibyiza Imana yakoze. Hari igihe umuntu yaca mu kigerageza iki n'iki, bigatuma shitani amubwira ngo mbese ya Mana muracyari kumwe. Oya, ntakubeshye, umwanzi wacu ni shitani. Ntakwibagize ibyiza yakoze, ntakwibagize yuko iby'Imana yifuza kutugirira ngo ni ibyiza, kugira ngo iturememo umutima w'ibizaza hanyuma. Haleluya. Yeremiya 29:11, iryo jambo mwongere murisome. Nababwiye ngo ndifuza kuvuga ku mirimo y'Imana yakoze muri uyu mwaka. Imana yacu yarakoze, Imana yacu narayibonye, narayitabaje. Jambo ryo muri Yeremiya nabonye risohoreraho rivuga ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye birihuje utamenya. Yeremiya 33:3. Ntabaza ndagutabaza nkwereke ibikomeye birihuje utamenya. Uwiteka naramutabaje, twaramutabaje hamwe na bene data mu buryo bw'amasengesho, mu buryo bwo kwinginga. Tumubona atabara, tumubona dukiza, tumubona duhishurira amabanga y'ibiri imbere, tumubona tubwira imigambi mibi ya Satani yari yageze ku buzima bwacu. Rero turashimira Yesu ko aba hafi y'abamutegereje, kandi yaravuze ngo mukomange muzakingurirwa, musabe muzahabwa. Twaramubonye rero adukingura, twaramubonye aduha ibyo twamusabye. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Nshuti zanjye, mfite amagambo menshi yo gushimira Imana, yo gushimira Uwiteka kubw'uburinzi bwe twabonye kuri twebwe. Amagambo yuzuye umutima wanjye, numva nayabasomera yose. Zaburi 124 iratubwira ngo Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwacu, abariko Abisirayeli bavuga none, abariko abo muri Savere Divine bavuga none, abariko abo muri YouTube batwumva bavuga none. Muvuge ngo yaba Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwacu, ubwo abantu baduhagurukiraga baba baratumize bunguri tukiri bazima. Ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe, amazi aba yaraturengeye rwose, isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu. Bene data, amazi yihindurije aba yaratembye ku bugingo bwacu, ariko hari uburinzi bw'Imana bwatugezeho. Ntabwo yemeye yuko tumirwa bunguri. Reka tumushime. Mbese murumva iyo ngiye atari impamvu yo gushima? Nukuri reka twongere dushima Imana. Mwami Imana yacu waraturinze, uturinda umujinya wa Satani, uturindira muri iyi si ishaje, uraturinda ntitwapfa. Haleluya. Ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe Yesu. Ijambo rimwe gusa Mana niryo rinzanye, nukuvuga ko wakoze, wagize neza Mana. Ijambo rimwe gusa Mana niryo rinzanye, nukuvuga ko wakoze, wagize neza Mana.
Haleluya. Mana ndagushimira cyane, ndacyagushimira kubw'impano nziza waduhaye ariyo Yesu Kristo. Imigisha yose yari mu ijuru wayimuhambiriyemo, urangiza uramutwoherereza. Niwe mahoro yacu, niwe buzima bwacu. Ndasenze kugira ngo umuntu wese wumvise aya magambo amubere igitsikamutima, kandi umuntu utarakira iyo mpano nziza ndamwifuriza kugira ngo muri uyu mwaka tugiye kuzatangira habe impinduka muri we, yakire iyo mpano y'agakiza waduhaye. Mu izina rya Yesu Kristo mbisenze. Gumana n'ubwoko bwawe, umugisha buri muntu wese wumvise aya magambo. Aya magambo amubera ubuzima, aya magambo amubera umutsima umutunga muri uyu mwaka twinjiyemo. Aya magambo amunezeze. Ndatura umunezero. Twatangiye tuvuga ngo uyu muri umunsi Uwiteka yaturemeye ngo tuwunezererwemo. Nsabye umunezero ku bwoko bwawe mu minsi yo kurangiza umwaka, bakomeze barindwe mu izina rya Yesu. Amen, amen.